inzara bana yanjye birarenze mbwira abantu banyumva inzara n'imbira ryana uziko nigeze nsonza inzara iratwica tubura icyo tuteka tubona ahantu ifuku yacukuye bayita ngo gutimbye ahantu ifuku yatimbije itaka rikiri rishyashya turavuga ati byanze bikunze ahantu hagiyemo ifuku twacukuye ifuku kugira ngo tubone ukuntu tuza kurya ubugari kandi ubwo bugari nabwo nakubwira bwari bwo twacukuye ifuku turayicukura ifuku turayibura twigira inama yo kujya gushaka amazi twatunze ijerekani 10 z'amazi kujya dusukamo kuko bavuga ko ifuku iyo yumvishije amazi mu mwobo iratinya igahita izamukamo dusuka mu mwobo ibaze gusuka amazi mu mwobo w'ibitaka akisha imbaraga zo mu gutsi byanze kwemera bisembera duhuriro n'umuhanzi umuririmbyi yewe n'umuvuga butumwa Goreth turaho neza muraho cyane Theo Imana ishimwe cyane amen urakomeye ndakomeye ndashima Imana tunejejwe rero no kuba turi kumwe nawe uyu munsi abantu batagwerukaga korona igusize gute hakoze ko Imana irimo kutugenda iturengera dukurikije aho tuvuye naho tugeze Imana irimo kugenda iturengera rwose korona irimo iragenda igenda buhoro buhoro icogora idusize tukiri amahoro kandi tuzakomeza tube n'amahoro aha harimo abavuga ati muri korona nibwo twabonye imbaraga z'Imana kuruta ikindi gihe nawe mvangiye birarenze nabonye Imana itugaburira nabonye Imana ibana natwe iturindira abana nabonye Imana irinda abantu yewe Theo uko Imana agabanyije n'imfurega burya n'imfu z'abapfa bishwe na corona uko Imana yaturengeye yarahatubereye nuko yarahatubereye pe harya nandi rivugira yitwa gutya ndayigira ivuga ngo Imana yarahatubereye Imana ishimwe cyane kagira n'indi yitwa inkirira hato kagira n'indi yitwa inkirira hato ariko none ntabwo ari inkirira hato abantu ntabwo babaye inkirira hato muri corona ahubwo Imana yabaye mu ruhande rwacu Imana yabaye mu ruhande rwacu kuri ubu ngubu yagiye turokora ibi byorezo ukurikije ibyo wabonye niki uyu munsi wishimira ivuze ati byibura dufite amashimwe nk'umuhanzi Goreth dusubire gatoya mu buzima busanzwe bwawe uyu munsi turi kukubona nka Maman Gaella umuririmbyi ariko duhera inyuma gatoya mu bwana ni byinshi dusubiye inyuma nkuko warumbajije ukurikije aho umuntu avuye n'aho ageze umuntu ashimira Imana Theo navuye ahantu hakomeye maze iminsi ngenda mbibwira abantu ariko hari ibintu byinshi nshima Imana narababwiye ngo no kuba tumeze gutya ni ukubera Imana no kuba turiho ni ukubera Imana n'akagasura ni ukubera mbese n'imbabazi zayo wanavuze ko bihuye n'amateka y'indirimbo zawe ugenda uririmba bihuye n'amateka umuntu yagiye anyuramo ndashima Imana hari ijambo nkunda cyane ngo Imana yaraturokoye ngo urupfu rukomeye ngo kandi ngo twingira kuzakomeza kuturokora nuko yari ibigishi yaturokoye nawe yararukurokoye ego ko Mana urupfu igeze ndokora najya nibagirwa byagenze bite mbonye umwana kera nigeze nk'urwaga rw'ibitoki wasomyeho buriya kandi nagasomyeho akagwa k'ibitoki Muhanga zarahabaga naho iburanga habaga urutoki nyine umwana asomye ku kagwa iwacu bagiye guhinga nabaga kwa sogokuru nakantu nibuka ntazibagirwa noneho ubwo ngewe ndagenda nifatira ibijumba mu kibo ndagenda nicara iruhande rw'umuvure aho bataze ibitoki mfata rwa rukombe rw'umweru rumwe ruvamo ibinini nkajya ndaha mu muvure mfata ikijumba mu kibo mfata urwagwa nsomeza nk'usoma amazi ubwo bumva basanga hapfuye ngewe ndagenda ndapfa urwagwa ruranyica ajya mu bitaro ubwo buzima kubamo nabwo ndashima Imana ko yahandindiye ntabwo byagusizeho izindi ngaruka zibazo wenda by'ubuzima urumva icyo gihe nazinutswe ibintu byitwa ibitoki nzinuka imineke nongeye kubirya nyuma hashize n'igihe kinini cyane nibwo nongeye kubirya kubera nyine kuba naragize icyo kibazo cy'ukuntu urwaga rwanyije ngiye najyaga nywa n'urwagwa nkarya imbetezi Theo Imana dukuye ahantu hakomeye siko twajya tujya guhingira imbetezi warazingeze imbetezi kunyunyuza mu mbetezi Imana yadukuye harakaze ufite amateka akomeye ni bwa buzima wahoze uririmba bw'inkirira hato ese ubundi iyo uvuze ibyo ngibyo hari umuntu ahita avuga ati kuki yabaye muri ubwo buzima harimo n'umuntu wenda utazi impamvu z'ibyo byose byabaga byagenze bite byari byaragenze bite ubwo buzima ngiye nagiye wenda maze n'iminsi mbibabwira kuba ukuntu narezwe ukuntu nabaye imfubyi ndi mutoya byatumye mba mu bundi buzima nyine ndererwa mu bundi buzima bituma nkurira mu buzima bubi kugeza ubwo ndwaye amavunja Theo ndwara inda urazizi yego ngiye twarwaraga inda hahandi twajyaga twanika ikiringiti tukanika ikiringiti nyine cya rufuku cya kintu cya rufuku zikazamukira rimwe izuba rya saa 8 ryirashemo rimwe inda veni
atarani zizamukira rimwe 10 ziza wakurewe uyu munsi ukeye ntiyamenya ko waciye muri ubwo kubera ubwinshi bwazo ntago wari kurindira gutora indi imwe guriye warazikubiranya ukazi ufata gutyo ukazirunda ukaziyora gutyo ukakubitisha ukakubitisha itafari kubera ubwinshi bwazo none turashimira Imana ni ubuzima bukomeye cyane Imana ishimwe kuko ubona uyu munsi wambaye ikanzu nziza uri umubyeyi umuntu ntiyagukekera ibyo ngibyo yagira ngo wavuke Imana yarahabaye hariya mu Kiyovu cya Kigali yagira ngo wavuke wenda za Nyarutarama n'ibindi kugera ahangaha nabyo navuga ko ari urugendo rwari rukomeye cyane ni ukuri Imana yarahabaye byagenze bite kugira ngo uyu munsi tukubone uko uri imbaraga zagushoboje n'izi dukomeje muri ubwo buzima narabivuze mu minsi ishize ndabivuga ku bindi bitangazamakuru bwira imbabazi Imana yangiriye Imana yangiriye imbabazi ku buryo birarenze Imana yangiriye imbabazi ndi umwana muto ndi imfubyi Imana irandera Imana nyura mu buzima bukomeye bukakaye mu byose nagiye mbabwira hanyuma ikintu rero gitumye ngera ahangaha ameze gutya ni ubuzima bubi Imana yankuyemo inyubakira urugo kuba yaranyubakiye urugo mbona ari aderesi Imana yampaye niho rero nabonye unyitaho mbona umpumuriza sinari mfite umuntu wambwira ngo ndagukunda ubu nabonye Imana impa abantu bambwira ngo barankunda umugabo arambwira ati ndagukunda ako kantu rero gatuma buriya ufite umuntu uguhakeya usa neza iyo ubonye umuntu uguhakeya ziragaragara nanjye yanyubakiye urugo mu mugabo unkunda umpakeya bituma inzara watandukanye nayo Mana ndashima Imana rwose ikintu cyitwa inzara Imana ikiturinda mbwira n'abantu bashonje nibahumura Imana iragabura gusa wigeze usonza nawe inzara Mana yanjye birarenze mbwira abantu banyumva inzara n'imbira ryana uzi ko nigeze nsonza inzara iratwica tubura icyo tuteka tubona ahantu ifuku yacukuye bayita ngo gutimbye ahantu ifuku yatimbije itaka rikiri rishyashya turavuga ati byanze bikunze ahantu hagiyemo ifuku iracyari hafi twacukuye ifuku kugira ngo tubone ukuntu tuza kurya ubugari kandi ubwo bugari nabwo nakubwira bwari bwo twacukuye ifuku turayicukura ifuku turayibura twigira inama yo kujya gushaka amazi twatunze ijerekani 10 z'amazi kujya dusukamo kuko bavuga ko ifuku iyo yumvishije amazi mu mwobo iratinya igahita izamukamo dusuka mu mwobo ibaze gusuka amazi mu mwobo w'ibitaka tugize amahirwe koko ku mugani wanze yaratinye birangiye tewe twari ifuku pe bananjye inyama z'ifuku naga abantu bazizi twari ifuku nyine dufata ibiheri by'imyumbati byari ntago yari imyumbati myiza byari ibintu abantu bari barayunguriye tujya kubisaba turangije natwe tubisubiramo turabisekura tuba dukuyemo ubugari turisha zose ndashimira Imana ko yahabaye ubusinyirya amafuku tewo uyu munsi njya Nyabugogo na kuri busheri yuko isombe iziranye n'ikinono agasombe kabisa Imana ishimwe bimeze neza cyane ariko hari isomo uba waravanye mu bintu nk'ibyo ngibyo uyu munsi nubwo wabirenze nubwo uyu munsi wicaye ahantu heza uri umubyeyi ariko hari isomo iyo ubonye n'ubuzima abandi bakirimo byongera kukwibutsa iki cyangwa bikwigisha iki iyo mbonye byanze bikunze baba bagihari icyambere kuba nari imfubyi nigeze kwibanaho ndabizi nabaye imfubyi kuba imfubyi ukirera biragora kubona uko murya iyo byanze bikunze hari abandi bakimeze nka gutyo iyo rero ntanga kintu cyega cyangwa nganiriza abantu iyo mbabwira ibi bintu Imana yakoze ni ukubera Imana twige tuba twarapfuye akuguzi ko iyo ndi kubwira aba bantu ibi bintu mba ngira ngo bahumure ari ibintu byinshi umuntu agiye acamo umunsi umwe ndibuka nigeze manuka ku igitumba cy'insina urabona ino nsina nyine twatemaga insina tugashyiramo igiti mo hagati tugakora ikintu kimanuka wakinyendeyeho urakizi nawe urakizi hari umwana utarabibayemo byose wo mu cyaro kiriya gitumba rero cyari kinyishe ndageze gutya nk'uko wabona iriya nzu ukuntu ireshya wari umukingo muremure duturuka haruguru ubundi tuba twarapfuye n'Imana yahabaye Imana ihabwa icyubahiro ngira gutya manuka naragifashe ngisiga amase uzi ukuntu kinyerera none nshyira ku ishinge bwayo njya kugishyira ku ishinge reba umuvuduko ko kuba nagisiza amase ubwacyo kiranyerera none ureba ahantu mwishinge sasa hamanuka gutya naramanutse ngera mu mukingo cyarantumbagiza kinta mu kabanda abana yarapfuye birangira ntapfuye ngo mu ntabire naturutse ruguru ndahorera ndenga umukingo muremure ngo mu ntabire abantu bari bahinze ndashimira Imana rero iyo ndi kuvuga ibi bintu Imana yagiye dukorera mbwirira abantu nibahumure niba muri inzira z'Imana zirenga 1000 hari ukuri Imana ica inzira ukabona imfubyi bayeho umupfakaza akabaho ndashima Imana Imana irahari birimba bakomeza bandi kubakomeza nkomeza imfubyi nkomeza abakiri mu buzima bukakaye bubabaje Imana irahari amen ni iki wishimira muri urwo rugendo rw'iyo myaka yose
mana yanjye ni birebire ni byinshi ikintu nshima Imana ndashimira Imana nuko mama atakiriho uyakagumye ko ari kumfasha nawe gushima kuko ndibuka igihe kimwe ari ibintu byambabaje ikintu cyambabaje kibi numva ari ukuntu mama higeze haba Noheli mama atari yapfaho mbere gato arangije atubura ikintu turya kuri Noheli tubuze ikintu tujya kuri Noheli mama arangije aravo ngo abandi bararya Noheli natwe turarya inguri tuti singuri niki inguri zari byabiteke hari amateke bakura ntibabikuremo byose hagasigara andi basiga mu murima birya bitsinsi by'ibiguri bitaribwa cyo gihe twebwe duhaye tubirya kuri Noheli birakereta byaradukerese nibuze ikintu cyitwa gukarata mu kanwa biratururira biraturya arangije aravuga ngo abandi bararya natwe turarya inguri none iyo ntekereje rero uburyo bimeze uko nguko natekereza n'uburyo mama yavuze ngo abandi bararya natwe turarya inguri ndashimira Imana ko bitakiri inguri noneho ubona ko Imana icyo cyenda gishimira kandi ni intambwe inejeje mu buzima ubushize ageze kumera nk'ubiducireho gakeya ariko uyu munsi iyo urebye ufite urugo ufite abana uba wumva bimeze bite aho ngaho ikintu nagira ngo mbabwire Imana ikiza akarande Imana ivura akarande Theo hari ukuntu umuntu yigeze ambwira ngo ngo uzapfa utabyaye nahise njya kuzenga byagenze bite se ni kwa kundi nyine umuntu yitora akagutuka bitewe n'ikimurimo mu mutima utatekereza utamenya kwa kundi abantu bakira batukanaga uzapfa utabyaye uzatorongera ariko ndashimira ko yica akarande nigeze njya ahantu ndasenga mbwira Imana ngo Mana mbabara unkureho ijambo rivuga ngo nzapfe ntabyaye Imana yiyumva gusenga ku buryo nshatse Imana inyubakiye urugo ikintu cya mbere nasenze nese ngo Mana mbabarira uzampe kubyara ume kubyara mbone umwana unkureho uyu muvumo nukuri Imana ikiza imivumo none rero ndebye mfite abana 3 ndabishimira ayo mbarebye ukuntu bangana n'ubu ngubu uwo mfite muto yagize umwaka n'amezi 2 ndashimira Imana rero ko yanyiciye umwaka wo kutabyara mbonere kubwira abantu batabyara nibahumure Uwiteka arabikora ni uzibura indazizibye cyangwa niwe uhabara abyeyi kubyara mbahumurize nibahumure nanjye Imana yankuyeho umuvumo nanjye impa abana n'abatabafite nibahumure Imana izababaha irabishoboye namashimwe ikomeye cyane abana babaza indirimbo zawe se indirimbo barazizi harimo n'uri muri ya indi twinkirira hato witwa Gaella banyitirira mama Gaella ari muri ya ndirimbo mfitemo n'umuhungu wa kabiri ubu bazikuri we ari kwiga gucuranga afite imyaka 6 nuvuga ngo ajya afata hari ukuntu ejo nigeze gusanga yafashe ibijerekani abikuramo inda y'injerekani yarayikebye yose ayivanamo arangije afata amafi kandi akajerekani gato afata amafi agenda azengurutse hahandi yakebye arangije ngiye kumva numva ngo numva yakoze gitari mwana y'imyaka 6 rero mbona ko hari kimana kuko mu binasabye Imana nayisabyemo umwana izamwana w'umucuranzi ko nkunda umuziki Theo nkunda umuziki Imana imo umwana ucuranga nzishima ariko natangiye kubibona Imana ishimwe cyane uyu munsi turi kuganira ni iki wibuka muri rwa rugendo rwose wagenze cyakubabaje ibintu bavuga ati ibi byarambabaje sinzabyibagirwa nubwo bitaba nk'inzika ariko hari ibintu babibuka bati byarambabaje nabikubwiye ikintu cya mbere cyambabaje ni kwa kundi nyine mama twari dufite mu bukene bikabije kandi tutaba mu muryango ukennye ariko byarambabaje cyane ikindi kintu cyambabaje n'uburyo nabwaye bwaki kandi ntaba mu bwaki ubu ntawe ukivuga bwaki bavuga ngo abana babana n'imirire mibi bafite ikibazo cy'imirire mibi twigeze mama amaze gupfa twagize ikibazo cy'imirire mibi none twari tujya kwiga muri centre hari ahantu eka twajyanaga buri wese yazanaga icyo ashaka ubwo wazanye imyumbati wazanye amateke wazanye ibijumba wazanye idodo udushaza udushyimbo byose bakabitekera hamwe bagakora indyo imwe muri ibyo bintu byose byinshi barangiza bakadutekera igikoma kirimo amata ya soya rero twajyaga tujya kwiga muri centre rero bakaduha icyo gikoma bakadutekeye hamwe gutyo bwakigenda ikira sije ko ntayitinzemo cyane nahise njya kwa mama wacu bahise banjyana ntangira bampa amata narerewe mu nka bampa amata rero bwakigenda ishira nibutse uburyo narwaye bwaki ni amateka kuko ni byinshi nibuka kandi iyo mbyibuka ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukubirwanya
no kugira guteye abantu banyumve neza ngiye mba nibuka uburyo wenda mpagaze ubu naho navuye kumva ngo narwaye amavunja kumva ngo nakizinda kumva imyate nagiraga umwate wabika muri giceri kikaba cyajyamo kubera ukuntu wanganaga watekereza uburyo bimeze birajyana kubyuka najyaga kuragira inka mu ruhira ahantu batwitse baduhanduye amavunja narabikubwiye ibyo byose iyo mbyibutse rero byari bibabaje bikakaye ariko ndashima Imana ko ibitunyuzamo gutyo tuvugana turi amahoro turashimira Imana uyu munsi umeze neza ndetse n'umutware wawe navuga ko uri mu mwanya w'amashimwe n'ubundi nk'uko twabivugaga umutware wawe yego yagukundiye ko uri umuhanzi narabimubajije mu minsi yashize ndamaza ko buriya wangundi iki buriya ariko ngo yigeze mbona ahantu ariko abundi akimbona bwa mbere ngo yabonaga nta kintu twavugana gusa ejo bundi yarabimbwe ati wasaga nabi ubona nta kigenda hanyuma se niba narasaga nabi wiyongoza ku njyana ati reka da ati nubwo wasaga nabi wari ufite bita amavuta wakubita ikorasi mu rusengero ati wakubitaga ikorasi ku buryo ntawe warebaga ukuntu usa n'ukuntu umeze kuko nari nzahare Theo nari nzahare hahandi udashobora kubyumva arambwira ati ngiye buriya nawe buno yigeze ngo mbona mu giterane ambona ukuntu ngo nteye ikorasi mpimbaje urabize amakorasi yanye nayakera n'amapendo aravuga ati uyu mwana nubwo ari agapfubye akaba ari agakene atari ko akibitsemo Imana tiburi wakajyana akavamo umufasha Theo navuyemo umufasha n'ukuri Imana yabwe icyubahiro niyo ndirimbo yawe ikomeye ifite amateka izingiyeho amateka cyane yawe nubwo zose zishobora kuba zifite icyo zisobanuye ku buzima waciyemo ariko niyihe uvuga ati burya iriya nayihimbye kubera impamvu runaka Theo ya ndirimbo mporanyivuga cyane nayo abantu bazambaza bati se niyo yonyine wahimbye kubera amateka ira ndivuga ngo imibereho yacu Imana irayizi niyo yatumye kubera amateka yose niyo yatumye mvuga ngo imibereho yacu burya Imana irayizi nkiri urusoro mu nda ya mama burya Imana yari nzi kugeza mvutse iriya ndirimbo rero ni irakomeye mu buzima bwanjye ni y'amateka n'abantu benshi barikunda harimo abantu bagiye bambwira bati iriya ndirimbo ni y'amateka mu buzima bwacu ariko iriya ndirimbo ni y'amateka nayo nubwo n'izindi ngenda mpumuriza abantu indirimbo zanjye nyinshi uzagenda wumva harimo gukomeza abantu harimo kubahanurira harimo kubahumuriza abantu bakeneye ihumure kuko iyo wihannye ukihana ibyaha ukava mu byaha n'ibicumuro uba ukeneye ihumure byanze bikunze kugira gukomeza uru rugendo indirimbo yitwa imibereho yawe rero ndayikunda narebye ubuzima Imana inkuyemo inyujijemo ndebye naho ngeze ndavuga ngo imibereho yacu Imana irayizi ndashima Imana rero irandirimba irankomeza cyane sinzi ukuntu abantu babyumva ukurikije ubuzima wanyuzemo turimo twegereza no ku musozo nayahe masomo wabaye nk'uyavuga ariko nuhe mukoro byaguhaye uyu munsi yubonye abandi bantu ni icyumva bigutera kuzajya ukorera abandi buriya ikintu usoma nakuyemo nurera kurera umwana mu rugo mbonera kubwira ababyeyi barera abana mu ngo bajye bihangana buriya kurera umwana neza mu rugo ni ishingiro ry'ubwenge ariko kurera umwana nabi ukamugira nabi ukamukorera ibintu bibi ntago ari byiza niryo somo nakuyemo kuko uyu munsi wa none ntago ubuze ikintu umwana azaba ntago ubuze ikintu azaba byanze bikunze ashobora kuzaba umuntu ukomeye ugasanga ibyo wamukoreye uricujije ibyiza rero isomo nakuyemo nuko ngomba kurera umwana yaba ari uwanjye yaba atari uwanjye ngomba kurera umwana wese nk'uwanjye kandi nkamuha agaciro ke kuko imbere ahangaha sinzi ikimari muteganyirije tukibanira neza wa mugani yazana gusindagiza no mu busaza no mu bukecuru isomo bwose ni ukumenya shonje niba umuntu ashonje niba warashonje ugomba kumenya ko n'undi yashonje niba wambaye menya ko n'undi nawe akeneye kwambara mbese n'amasomo menshi nakuyemo yo kugira neza ukigendera ineza ukazayisanga imbere turimo turasoza rero nicyo ubwira abakunzi bawe bagukurikira kuri uyu murongo murakoze cyane ikintu ndi kubwira abakunzi banjye nagira ngo mbabwire hari byinshi bahishiye kandi nanabashimira Mana yanjye Theo Imana yajyaga imbwira ngo nzaguha abavandimwe nzaguha inshuti nzamuryango kure bitewe n'amateka narindimo ariko ngenda mbibona rero yaduhaye inshuti yaduhaye abavandimwe mbona kubwira abavandimwe banjye hirya no hino impande n'impande ababyeyi abagabo abagore mbese hirya no hino mbabwire ngo ndabakunda ikindi mukomeze dusenge dufashanye kandi mbabwira ngo bahishiye iki rero ndi gutegura izo ndirimbo n'amavuta ndi kwikorera amashusho
ndagira ngo mbayishire ko mu minsi iri imbere baba bayibonye indirimbo yitwa Amavubi narayikubwiye. Nibahumure rero ndabaye tuzagenda tubana neza kandi bashimire muri byinshi bagiye bamfasha. Ntago ndakubwira ko nigeze mpimba zira ndirimbo za mbere kugira ngo nsore audio n'abanyeshuri bo mu by'Imana bankore fundraising. Bankora fundraising bankorera audio. Icyo ni igikorwa cyiza bankoreye. Niyo mpamvu nkomeje kubabwira ngo uko mwagiye mumfasha na mbere si nibyo gusa byagiye bikomeza bigenda, hari ukuntu umuntu aza akagushyigikira mu kintu runaka. Ndabashimiye nuko abakunzi banjye hirya no hino, nkomeje kubashimira, Imana ibahe umugisha. Ubwo bakanda subscribe. Ni ukuvuga ngo kuri channel YouTube channel yanjye ni Mushimiyimana Marie Goreth. Niyo nakoresheje, hanyuma ukagerayo ukakora subscribe nyine na like. Gaciro na amavuta ni mukomere. Amen. Reka dusoze ubayisha umugisha ubasengera. Reka dushime Imana, ndagira ngo mbabwire ngo kubw'imbabazi Imana yatugiriye ni muhumure. Nubwo turya kubera imbabazi, turyama kubera imbabazi, duhumeka kubera imbabazi, kubyuka no kubera imbabazi z'Imana, ndagira ngo mbabwire ngo Imana ikomeze bagirire imbabazi mu bintu byose mucamo, kandi muhumure Imana izaturengera. Mana Data twese uri mu ijuru, uri Imana ishobora byose, uri Imana iturinda amanywa n'ijoro, uri hejuru y'amajuru, wambaye icyubahiro no gukomera. Tugushimiye buryo cyubana natwe amanywa n'ijoro, waraturinze, waraturengeye. Ni byinshi twaciyemo, ni byinshi twanyuzemo, ariko wagiye ubana natwe turengera, uhabwa icyubahiro. Uyu munsi wa none turi kubwira abantu ineza yawe, tubabwira yuko iyo wakiri umwami n'umukiza agenda gusindagiza iminsi, kagenda yicuma, akagenda ubana natwe. Mana turagushimiye aho wagiye ubana natwe, uhabwa icyubahiro. Ndabwira inshuti zanjye hirya no hino, mbabwira ngo Mana ukomeze ubarengere, ukomeze ubarinde, ukomeze ubane n'abamanywa n'ijoro, ukomeze uturinde muri byose. Dushyigikire rero, we mu ruhande rwacu dukomeze, kandi uturengere, urengere igihugu n'itorero. Imana Data twese uri mu ijuru, urakoze kubyumvishe mu izina rya Yesu, amen.